batubwiye ko ufite ubumuga bw'akaguru bw'ingingo, hari akaguru kambaye insimburangingo. Baraza kubibona mu kanya uburyo nyine bimezemo. Ariko se nk'umuntu ufite iyo myumvire, igihe wageze wumva kujya ku ishuri si ngombwa? Nicara amezi 3 rwose igihembwe kirarangira ntajya ku ishuri. Wumvaga se mu mutima umeze ute? Icyambere ni ugutinyuka. Gutinyuka? Ukumva ko icyo kintu ugishoboye. Umuntu ufite ubumuga ntakumve ko kudoda atabishobora, guteka atabishobora, ngo kwicara ku mashini nga pedale nga atari imashini y'umuriro ntiyabibasha. Urabikora kandi bikemera kandi bikagenda neza. Nk'ubu kuko mfite ubumuga bw'ingingo bw'akaguru k'iburyo, nkoresha akaguru kamwe k'ibumoso. Hello my people, mumeze mute? Ngiye meze neza. Hano rero ni kuri Shyaka BTV show. Nakagaruka rero twagarutse, turi kumwe n'umukobwa mwiza koko. Akaba agiye kutwibwira agasuza n'abakunzi bacu kuri Shyaka BTV show. Aratangira twibwira, atubwire n'ubumuga afite, atubwire imba umutima ziwe, atuganirize muri rusange nk'uko abakunzi ba Shyaka BTV show babimenyereye. Dutanga inama kuri sosiyete, tukereka sosiyete ko abafite ubumuga bashoboye, tukereka sosiyete ko atari impuhwe gusa, ahubwo hari ibyo bashoboye gukora kandi bakora kandi bikunda. Karibu rero, tangira twibwira. Hello, amazina nitwa Wawoooo Anita. Yego. Abafite ubumuga bw'akaguru bw'ingingo. Ukuguru kw'iburyo niko gufite ikibazo, nkaba nambaye insimburangingo. Icyo nababwira abantu bafite ubumuga turashoboye. Tubashije gukora, dufite imbaraga. Ntabwo imbaraga dufite arizo dushakisha ahandi, ahubwo nizo twavukanye twebwe ziturimo, nk'uko abadafite ubumuga nabo bashoboye. Ese ani tuganirize n'abakunzi ba Shyaka BTV show. Nyine tubwire nko mu kazi ukora, ese bagufata gute? Ese bakumva bingana iki? Ese ntihari ibyo ushobora kuba nawe ubizi neza ko udashobora wenda bitewe n'ubumuga ufite? Nyine gute? Free. Mu kazi nkora, akazi nkora ni akazi nisangamo cyane. Abo dukorana kenshi barankunda cyane, banyereka urukundo. Nta mbogamizi mbasha guhuriramo nazo, kuko nabashije kwikorera ubuvugizi, nkagaragaza icyo nshoboye n'icyo ndashoboye. Iyo bageze kuri kimwe ndashoboye barakinkorera, twaba tugeze kuri kimwe nshoboye nkakikorera, kuko nanjye aho niho imbaraga zanjye ziba ziri. None sani tutihuse, akazi ukora haba harimo faveri cyangwa nuko gashoboye? Nuko gashoboye, nta faveri irimo. Wabwira iki nk'abantu bumva ko abantu bafite ubumuga bagorana mu kazi? Ese imbogamizi ushobora guhura nazo si ibintu byumvikana cyangwa ni ibintu uhimba kubera ufite ubumuga bw'ingingo? Ese uba wumva bimeze gute? Njyewe akazi nkora, ndadoda, nize no guteka, ibyo bintu ndabishoboye. Si ukuvuga ngo ni faveri zirimo, kandi nta n'impuhwe zirimo zo kuvuga ngo baranshyiramo imiyaga ko mfite ubumuga, ko abantu kenshi bazi ko abantu bafite ubumuga nta kintu bashoboye, ngo ibyo bakora byose baba bagiriye umwuga. Turashoboye, tubashije gukora. Ntabwo aho nkorera, ntabwo umuntu ashobora kuza kuvuga ngo umukiriya araje ngo ninze ngo mupime ngo ahite haza undi ngo yango ntago abishoboye, kuko mbishoboye barandeka nkabikora. Barakureka ukabikora kandi ukabikora neza cyane ku buryo umukiriya yishima. Urakoze cyane. None se ani, mu bigaragara nyine nuko ubumuga ufite butigeze butuma utaccessinga mu kazi. Ubumuga ufite ntabwo bwigeze butuma hari imirimo imwe n'imwe wihezaho. Izo mbaraga zikuye hehe?
izo mbaraga ntahandi nazikuye ni icyizere nabashije kwigirira nkabasha kwiyakira kuko iyo wiyakiriye ukakira ikintu urimo ukakira igihe uhagazemo biguhesha imbaraga zo kuba wakora cyane urakoze bitumye rero ntekereza ku muntu ufite ubumuga utekereza ko kudoda nyine ari akazi watabasha gukora kubera ko afite ubumuga kandi batubwiye ko ufite ubumuga bw'akaguru bw'ingingo hari akaguru kambaye insimburangingo baraza kubibona mu kanya uburyo nyine bimezemo ariko se nk'umuntu ufite iyo myumvire yaba atari no kudoda yaba ari n'akandi kazi wamubwira gute wamuha courage gute kuko hari abatabikora hari abo byanze tubabwire bambwirire tubigenze gute icyambere ni ugutinyuka ukumva ko icyo kintu ugishoboye umuntu ufite ubumuga ntakumve ko kudoda atabishobora guteka atabishobora ngo kwicara ku mashini ngo pedale ngo atari imashini y'umuriro ntiyabibasha urabikora kandi bikemera kandi bikagenda neza nk'ubu kuko mfite ubumuga bw'ingingo bw'akaguru k'iburyo nkoresha akaguru kamwe k'ibumoso ya mashini nkayipedara kandi nkadoda dizayini yose modeli yose umukiriya akeneye nayimukora kandi nkayimukorera neza akayitwara yishimye urakoze cyane none se tugere ku ababyeyi bo badashyigikira abana babo ngo bakurikire impano abana babo bafite nk'ubwo kugira ngo ujye kwiga kudoda ujye kwiga guteka ndakeka ko atari we wabyibashishije wenyine hariho izindi mbaraga zari zikuri inyuma hariho amaboko ya sosiyete muri rusange wenda byari bimeze gute ese waba ari we wishyuriraga koko cyangwa hari izindi mbaraga hari izindi mbaraga nka kampani ya kiseki niyo yanteye inkunga tubashimire ndabashimira cyane kuko uwo mumama ni umumama mwiza cyane akunda gutera inkunga cyane abantu bafite ubumuga abantu bafite ibibazo byo kuba batishoboye arabafasha cyane gusa ababyeyi bumva ko umwana wabo kuba yaravukanye ubumuga nta kintu ngo yabasha gukora yakibasha umubyeyi yishyigikira umwana mu mpano ye umwana nakugezaho igitekerezo akubwira ati mama nshaka kwiga uyu mwuga mufashe umushyigikire umushakire ikigo yajya kwigaho kandi akiga neza akiga yisanzuye ndetse n'abandi bamwisanzuye umubyeyi niwe uzabanza gutinyura umwana akamwereka ko bya bintu yiyumvamo za mbaraga afite kuko yazikoresha bikagenda neza urakoze cyane none se nko mu nzira dusangize nk'urugendo rwo kuva mu rugo ugenda ukagera ku ishuri situwasiyo wabaga urimo yabaga imeze ite ese abaturanyi ese wowe ho warabyumvaga nyine tubwire nko mu butoya bwawe nyine wisanzura gute mu bandi ese ntabwo nyine bakubwiraga nabi wenda nk'amagambo amwe n'amwe bakoreshaga icyo tugambiriye ni ukugira ngo kominote sosiyete ihindure amagambo amwe n'amwe ivuga ikoresha atari ngombwa atari meza urebye ndi muto nyine meze kumenya ubwenge hari nk'amagambo nyine numvaga numva anciye intege yansubije hasi nk'urugero kujya kumva nk'abana wenda bo muri karitsiye ati dore cya kibuga ukajya kumva wenda nk'umumama utarisobanukirwa utazi imvugo ikoreshwa nyayo akumva ngo dore ngo masikini ngo dore ngo kajorite oya ayo mazina rwose ariko yagucaga intege yancaga intege ukumva no kujya ku ishuri wabyihorera n'ishuri nageze aho ngaho ndivamo ndiyicara ndavuga ati ubundi ndajya kwigana n'abantu batankunda ndigana n'abantu bafite amaguru abiri ngewe mfite akaguru kamwe n'igice ibyo bintu biraba ari ibintu
bwira mama ati wapi ntabwo uzajyayo, ntabwo nabikomeza, ntabwo nakiga, ishuri ngiye narivuyemo narihaze. ni ukuvuga ngo hari igihe wageze wumva kujya ku ishuri si ngombwa? nicara amezi 3 rwose igihembwe kirarangira ntajya ku ishuri. wumvaga se mu mutima umeze ute? gusa byo narababaraga nkavuga ati se kuko buriya nakuze inzozi zanjye muri nge kuva ndi muto, numva nzaba umunyamategeko, nkajya ndengera abagenzi banjye nkabavuganira. icyo kintu nicyo cyamaye courage kuko numvaga nimpagarika kwiga kwa kuba umunyamategeko bizaba birangiye, ntazaba nkiburaniye bagenzi banjye, ntazaba nkiburaniye imfubyi, kuko numvaga nabonaga umwana w'imfubyi umumva arambabaje cyane. none nahora n'umwana ufite ubumuga ho nahita mbona baye muzima. none sani muri icyo gihe watekerezaga ko uzaba umunyamategeko, wumvaga mu mategeko hajyamo abantu, wumvaga nyine uzaba ugiye kurengera abantu muri rusange, wumvaga uzarengera gute? wumvaga nyine muri wowe ufitiye impano imeze gute? hari nk'igihe nyine twajyaga nko ku kagari k'iwacu, nkareba ukuntu abayobozi barimo bafata abaturage, nkavuga ati yaba mbaye umuyobozi uriya muntu nari kumurengera, iki kintu nari kugikemura mu buryo bumeze gutya na gutya, uriya simubangamire n'uriya simubangamire, bose bakishima. numvaga nyine nimba umunyamategeko nzaba ngiye kurengera ikiremwa muntu nkakivuganira, cyane cyane abantu bafite ubumuga nkabavuganira cyane, kuko nakuriye mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Bushenge. umuntu ufite ubumuga arahejwe cyane pe, na n'ubu ntekereza ko ahejwe cyane. mu cyaro biri hasi cyane, mu cyaro biri hasi kurenza mu mujyi. amagambo akomeretsa ni menshi, aracyahari cyane, guca intege biracyari byinshi. uva bakanakubwira urukwiga se bizakumarira iki, ntacyo uzamara, uzigezaho. ubwo rero numvaga nyine nimba umunyamategeko uzabikemura, nzajya mu cyaro akaba ariho mpera nkemura. disi wumvaga uzanabafunga bose. ubaga nzahita nubaka ihanyengereza yo gufunga abantu bakomeretsa abantu bafite ubumuga pe. urakoze cyane. none se muri rwa rugendo rwo kumva ko utajya ku ishuri, we utubwiye ko wanageze aho ukabireka, ni iki cyatumye wumva ko ugomba noneho gusubukura ukajya kwiga? ni kwa kundi ko watekerezaga ko uzaba umunyamategeko? ndebe ko utanagiye mu bintu, ibyo bintu bigendanye n'amategeko, ahubwo wahise ujya mu bindi. icyatumye ujya mu bumenyingiro ni iki? wumvagaho wumva mu bumenyingiro ho bizagenda gute? ese hari umuntu waguciye intege akubwira ko mu mategeko hatajyayo abafite ubumuga? nduzi icyo gihe bwo nta nubwo bavugaga ko ari abafite ubumuga, bavugaga ati ibimuga se bizakora iki, watandi wati. wumvaga wowe ni iki cyaguteye kujya muri ibyo? ikintu cyatumye nongera guhaguruka ngasubira ku ishuri, yego, naricaye ndatekereza, ndavuga ati se nimba nciwe intege n'amagambo, kandi bakaba bavuga ngo umuntu ufite ubumuga nta kintu yimarira, nta kintu yigezaho, ese koko iyo yagerageje nta kintu yigezaho? ndavuga ati kampaguruke, uko bazanyita kose nzihangana, bazaba bavuga ibyo babona, ibyo bareba nibyo bazavuga. ndagiye, intego yanjye ni ukwiga nkagaragaza ko nshoboye kandi ko hari icyo nakimarira, ntarindiriye gutega amaboko ngo nsabirize mbwire umuntu ngo wampaye. mpore nyine ndi muri urwo rwo kubwira mu rugo ngo nkeneye amavuta, nkeneye isabune, mvuga ati wenda hari igihe kizagera mbwire mama ati nanjye iki nakigura kandi nawe nakugurira iki. bivuge ngo rero ubu ngubu uri ku rwego rwiza rw'uko ba bantu bose wabahinyuje cyane rwose. bamwe bakwitaga icyo ntazi ko ntacyo uzageraho, warabahinyuje bose, narabahinyuje. twakomeje. isomo ririmo ku bantu bafite ubumuga, ndumva ari uko batagomba gucika intege. ibibarwanya ntibizabura, ntabwo bizabura, bizaba ari byinshi, ariko ntabwo bagomba gucika intege. inama wagira ababyeyi bamwe bagifata abana bakabaheza
mu gikari kuko utubwiye ko mu cyaro bigihari cyane abo babyeyi bo batekereza gira inama baha kuko mama wawe yari ari mu cyaro kandi ntiyabikoze gira nka témoignage ubaha ubabwire icyo nabwira abo mama bafite abana bafite ubumuga nuko umuntu ufite ubumuga rwose inama nabagira pe ntago ari uwo guhezwa mu nzu si uwo kubika kuko bimwe bavuga ngo ni ikimuga kuko mukecuru yajyaga atubwira ngo ikimuga nicyo babikamo ibishyimbo kandi ubwo urumva ikimuga kiba kiri mu nzu numurekera mu nzu umubyeyi azakomeza yitwa ikimuga mushyire hanze bamubone kuko ashobora kuba afite bwa bumuga butandukanye wowe nta n'ubushobozi ufite kandi ntabwo uciye mu ijambo si yobewe ko ababahisha baba badashaka kwica izina ryabo ntabwo baba bashaka kwica izina ryabo ngo ni icyasha ni ikibazo ku muryango ni imivumo ya karande iyo myumvire rero dushaka ko ihinduka oya ntabwo rwose ababyeyi nibadufashe imyumvire bayica ntabwo umuntu ufite ubumuga ntabwo ari ikivume ntabwo ari ikigeragezo ntabwo ari kuvuga ngo kwa sogokuruza baraterekeraga ngo none ngo babazimu babo ngo baje ngo bahindura baragenda none ari bavuga ngo ni ifumbi ngo yamuririye mu nda ngaho tekereza ntabwo ibyo bintu ngiye numva atari byo ahubwo nuko ariko Imana iba yashatse kubigenza kugira ngo nayo yerekane za mbaraga zayo kugira ngo wowe ufite amaguru abiri ikwereke ko icyo ubashije gukora na wa wundi ufite kumwe n'igice cyangwa ukuboko kumwe n'igice kuba atabona kuba atumva ngo avuge yabasha gukora kandi bya bintu ukora nakabikora cyane igikenewe rero bakureho imbogamizi bakureho izo mbogamizi be kubabangamira barababangamira cyane bagatuma nabo ubwabo batabasha kujya kwikorera bwabo buvugizi babashe kujya kwiga babashe gukora none numurekera mu nzu uzabwirwa n'icyo intege nke ziri naho imbaraga ziri ntabwo uzamenya kuko wamurekeye mu nzu umurinda imirimo kandi sibyo ntabwo ari byiza kumurinda imirimo nese ubani nk'ubu nkawe reba urumva wabaga Nyamasheke sibyo ubu ngubu ukaba uba i Kigali iwanyu iyo baba baranze ko hari utuntu wiga gukora ubu i Kigali ubayeho ute se nyine mana yanjye ni ikibazo gikomeye cyane ntamenya nyine uko nabivuga nanjye sinzi ukuntu mba mbayeho nta nubwo mba ngaragara nta nubwo uba ugaragara ariko ubu ngubu urabasha kuba wajya mu kazi ukakira abantu bose neza nyine hari impinduka hari impinduka iba yarabayeho hari uburyo ki mu rugo baba barakwakiriyemo bagatuma na hanze ubasha kuhajera urakoze cyane Anita none se twahereye mu buzima bwo hasi ukiri umwana wiga primaire bigenda neza ya magambo ugenda uyarenga ukomeza uyarenga watubwiye ko ikintu cyaguteye imbaraga ari uko hari ibyo wifuzaga kugeraho udashaka gusaba udashaka ukeneye kugira n'aba ubufasha ahubwo ese nka Anita turi kubona ubu ngubu Anita ubasha kuba yadodera umuntu ibintu byose akeneye akabyiha Anita wo mu myaka 5 iri imbere tumwitege gute Anita wo mu myaka 5 iri imbere ukuntu muri bumwitege azaza twika pe yes kuko ukuntu ategura mu myaka 5 yiwe iri imbere arategura kuba afite mfite inzozi nyinshi cyane nifuza kugeraho ndumva nifuza ko mu myaka 5 nzaba mfite atelier yawe yego nziza kandi mbere mu gihugu nziza irimo amatise meza ibitenge byiza ku buryo nzajya nanambika n'abafashion yes izo nizo nzozi mfite ubu ngubu mbese ubu urimo uradutegurira ibintu by'agatangaza ndimo ndashaka kuzabatwikira unyabona tutazahira ku buryo nyine buri wese azajya ndeba kumirwa wanda wavuze ngo Anita w'ikimuga nta kintu azimarira azajya areba akavuga ati no gufungura udushumi tw'inkweto zawe bikamunanira umva akanibaza nimba ari njye
gusa ntabwo nyine nzabirataho gusa nzaba ndi kubereka imbaraga zindimo kugira ngo buri wese amenye ko umuntu ufite ubumuga ari umuntu ushoboye kandi unashobotse voilà ba bantu bakubwiye nabi rero bakubwiye amagambo mabi ubu ngubu rero bari kuba bari ahantu bari bashobora kuba bataranagera n'i Kigali harimo kandi weho uba i Kigali ubayeho neza ubusaba abantu tubabwire ngo iki turabasuhuje basuhuzane no kuri ndabasuhuje cyane ariko nubwo turi guseka isomo ririmo ni ukwirinda kuvuga nabi kuko nimba waraje ubwira nabi Anita ukamubwira amagambo amukomeretsa ugatuma areka kujya ku ishuri kubera ya magambo wagiye uvuga muri quartier wagiye umubwira uri imbere cyangwa uri inyuma ye ubu ngubu ukaba ukeneye kuba waza n'i Kigali yakabaye yanagucumbikira ariko kubera ya magambo mabi nta hantu wahera umwaprocinga ngana gucumbikira twige kuvuga neza rero urakoze societe rero ni ifate umuntu ufite ubumuga mu yihe shusho uretse kumubona gutyo gusa bakimubona bamubone gute ataranavuga bamubone gute societe hari ukuntu nyine nabwo societe yagiye idufata wakubitana n'umuntu agahita yirukanka kuzaniye igiceri ngo umwana we ngo afite ubumuga ngo ntiyakire iki giceri njyewe urugendo ese ntabwo uba ugishaka kiriya giceri ushobora kuba ugikeneye uwo mwanya hari igihe kikuzanira ugikeneye hari n'igihe kizana utagikeneye ese ubwo twebwe baba muri societe tumenye gute abagikeneye n'abatagikeneyane si ngombwa kubona umuntu ufite ubumuga uhita wihutira ngo kumufasha kumuhereza icyo giceri cyangwa inote cyangwa iki rero n'ukuntu societe nayo inyuzamo ikadusuzugura ukajya kubona ntaje wenda ushobora kuba ufite urugendo rurerure udafite tike ya moto udafite wenda n'izo senkisa zo gushyira kuri tapendi ngo ubashe kugenda hakubona araje aguhaye 100 uri kwigendera mu nzira uri no kwigendera none se agufashije iki wenda kuri rwa rugendo yagize umutima wo kugufasha kuki aje kugufasha akagufashishije niryo afite oya ntago aba ari iryo abafite ahubwo nuko aba yumva uciriritse abakubona nk'umuntu uciriritse uri hasi ariko siko turi bambwirire turi hasi twebwe umva turi n'abantu bari hejuru cyane niba ashaka kugufasha ntaterura akamiliyoni aguhereza akubwira atakiragenda nkuremere mwana wanjye ndakuremeye genda ufungure shopu uzereke abandi ko basi hari ubufasha wahawe wakoresheje neza urakoze cyane ni ukuvuga ngo rero abaza gufasha cyangwa se ababona umuntu ufite ubumuga bagahita bumva ko ikintu cya mbere akeneye ari cya giceri ntabwo ari cyo cya mbere ahubwo mbere na mbere akeneye n'abantu bamutega amatwi bamuganiriza banamubwira ati imana irahari bakwibutse ko imana ikora kandi ko kuba umeze gutyo atari uko famiye yawe yabigizemo uruhare ahubwo biri mu mugambi w'imana urakoze ni ukuvuga ngo rero ikintu twakigisha abantu kuri aho babanze babaze umuntu babanze babaze umuntu icyo akeneye mbere y'uko agira icyo akora nabanza kuvugisha kuko hariho abantu benshi bafite ubumuga batabuze ubushobozi ariko babuze abantu babaganiriza abantu babumva nyabuneka wowe uri kutwumva kuri Shyaka TV show turagushishikariza kumva umuntu mbere na mbere banza umwegera umubaze umutega amatwi kandi wirinde amagambo yo kumusesereza nk'uko twabyumvise kuri Anita rero hari ibyamudindije kuko y'amezi 3 ubu ngubu tuyongeye aha ngaha ntabwo yakabaye ari kuri levingi yakabaye hari iyindi leva agezeho urumva ko icyamusubije inyuma cyane ni amagambo y'urucantege amagambo yahuye nayo mu nzira agenda ajya ku ishuri duhinduke rero twige kuvuga neza sibyo
kuvuga neza ni mugenzi w'Imana. Aha twakomeje rero Anita, ntago ngiye ndi bugire gute, ndakomeza nkubaze. nanjye ndagusubiza. Uritonze cyane ariko ni byiza, ni indangagaciro z'umukobwa w'umunyarwandakazi. Aha ubu noneho turagiye muri relationship, bimeze bite? hari ukuntu wenda ntabwo turi bujye cyane kuri wowe, ahubwo relationship ku bafite ubumuga tugiye kurebera kuri rusange. Biba bihagaze bite? Ese biroroha cyane cyangwa birakomera cyane? Birakomera cyane pe. Gute? Birakomera ku muntu ufite ubumuga cyangwa ku muntu udafite ubumuga? Ku muntu ufite ubumuga biba bikomeye cyane. Kubera iki se udafite ubumuga we ntabwo biba bikomeye? Ku muntu ufite ubumuga impamvu bikomera, arabanza akitinya, akavuga ati se aya niyo mahitamo y'ukuri cyangwa ni uburyo? None se ni wewe ko witinyutse ngibyo nawe ayanjye ntabwo bikomeye. Biroroshye. Muri rusange ubwo tugiye gukora muri rusange, hariho kwitinya. Hariho kwitinya cyane. Kwitinya se kwitinya bihagarika amarangamutima? Ntabwo bihagarika. Nyine hari uko uyagira, ariko bitewe na kwa kundi kuvuga ngo ese mfite ubumuga, ese amarangamutima yanjye ninyagaragaza aramfata ukundi. Arashobora no guhita ambwira nabi, akambwira ati wowe umeze gutya nta kintu twavugana, ugasanga nyine niho kwa kwitinya kuri. None se birakwiyane? Ntabwo bikwiye. Ugiye kuvuga ati mubivuge ni wenda kiba kibi? Tinyuka urashoboye. Ugomba kumubwira akakumva, atakumva akarorera. None se ni bumwe Anita wayonze, ushobora guhura n'umutipe w'ibogare hari ukamwemera fresh ukagenda ukamubwira? Ntabwo nahita mubwira, ariko burya hari n'ibimenyetso wakoresha akemera. Kada Anita rero nyabuneka yagutegurira ubundi ukisanga wemeye. Ukisanga waguyemo rwose. Sibyo? Ubwo icyo twabwira abantu ni iki? Bitinyuke. Bitinyuke rwose. Be gupfukirana amarangamutima yabo. Gusa muri uko kwitinyuka ajya abanza anashishoze, arebe uwo ari we, uwo bagiye kujya muri urwo rukundo, abanza murebe neza, yarebe nimba ari uw'inzozi ze. Kuko hari ukuntu nyine ushobora no kumubwira agahita avuga ati aha n'undi we nari narakubuze. None se hari ukuntu mu bafite ubumuga relationship igigorana. Anita akaba yifitiye umuhungu, babyumva neza kimwe, ariko hakabaho imbogamizi z'umuryango. Bakavuga ntabwo ikintu uriya azamumarira. Ese akamaro ka Anita baba bakaboneye mu kaguru ke? Ni ikibazo kuko ahanini famiye ihita irebera mu mbaraga. Babona ubumuga mbere mbere yo kureba imbaraga umuntu afite cyangwa kureba imitekerereze umuntu afite. Usanga ufite ubumuga bw'akaboko, bagahita bavuga ati se kadafite akaboko azabasha guteka, kandi ntibakubwiye ngo teka ngo bikunanire ko uri bubinanirwe cyangwa twagateka reka simbishoboye. Ntibakubwiye ngo koropi y'inzu barebe ko biri bukunanire ngo nuko ufite ubumuga bw'akaboko. Ukibaza se izo famiye zo zita zitekereza uko, kuki zitabanza zirebe icyo umuntu ashoboye mbere yo kureba uko ahagaze? Bivuge ngo rero n'ubundi bwo bivuze ko famiye zigomba kubanza kureba imbaraga zitabanje kureba umuntu uko ateye. Nesa ni ubundi ni ngombwa ko babyivangamo buriya? Si na ngombwa ko babyivangamo kuko baravuga ngo urukundo rujya aho rushaka. Yego. Ese nimba umutipe waba agukunze wowe umwange ngo nuko ngo ufite ikibazo cyo kuba utareba, oya
oya icy'ingenzi ni uko muba mwabyumvikana kuba utabona erega ushobora kuba utabona ku maso y'ahangaha ku ruhu ariko burya amaso y'umutima abakora none se nimba umukobwa yemeye kuzafata wa musore ufite ubumuga bwo kutareba akaba yiyemeye ko azajya amuyobora bakagenda we mubyeyi urabyivanga mwiza bareke yabonye ko we abishoboye hari icyo yamubonye hari impamvu yamwemeye ntabwo wamubona nk'imbogamizi we wimubona nk'imbogamizi kandi nyiri kumukunda atabonye ko ari imbogamizi ahubwo abonye ko ari igisubizo kuri we ahubwo bamushyigikire bakureho imbogamizi yazahura nazo cyane nimba ari ahantu hari esikariye ubona atazazurira muzikureho sibyo bakureho imbogamizi ubundi bigende aho kubabera imbogamizi murakoze rero Anita ni urugero rwiza rw'umukobwa witinyutse rw'umukobwa witeje imbere abinyujije mu myuga yize abinyujije mu bumenyingiro yahawe akaba ari n'icyitegererezo ku bandi bose ko bakora bigakunda birashoboka byose birashoboka ngaho rero gira inama ugira abantu bafite ubumuga bumva ko gukora bidashoboka ntibakumve ko gukora bidashobotse abantu mufite ubumuga mutinyuke turashoboye pe njye inama nabagira cyambere ni ukugerageza ikindi cya kabiri ni ukwitinyuka ugatinyuka ukagerageza ugashakisha icyo ukora erega ntabwo ntukicare ngo mfite ubumuga ngo mana we ngo ubuse ngo nakicaranga amasaha 2 ngo ndi gusuka umuntu nkabishobora oya urabishobora kuki wumva ko utabishobora kandi utagerageje gerageza bikunanire nyuma ariko wagiyemo urebe genda urunguruka urebe ubirebe kandi cyambere ubyanza kubyiyumvamo nakurikira impano uri ikurimo genda uyikoreshe so rero wakoze kuza kutuganiriza nizeye neza ko uburyo witinyutse ugakora uburyo wiyumvamo akazi ukora uburyo ugakunda ari isomo ryiza ku bandi bumva ko bitarakunda ndumva ari isomo ryiza ku bandi batekerezaga baba barasubijwe inyuma n'amagambo mabi babwiwe bakaguma hahandi hamwe so rero kuri Shyaka TV show twabizeza ko tuzakomeza gukora ubuvugizi ku bafite ubumuga duhindura sosiyete tuzana bamwe na bamwe bashobora kudufasha guhindura imyumvire y'abandi kugira ngo sosiyete yacu ibeho neza kugira ngo sosiyete yacu habeho imikoranire hagati y'abafite ubumuga n'abadafite ubumuga kandi twamaze kubona ko byose bishoboka icy'ingenzi ni iki ni uguhindura imyumvire tugakora tutivuye inyuma so rero ku muntu utwumvisha ari ubwa mbere yajya kuri subscribe agakora kuri subscribe agakora share like comment akaduha inyunganizi ibitekerezo byanyu ni ingenzi turabyumva turabikurikiza so bye bye nakagaruka see you